Kizo ipaya. Yes, nkuko rero muri kubireba cyangwa se nkuko mumaze kubireba muri no video, ngira ngo murabibona ko twageze ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Ubwo ni mu masaha ya mu gitondo kuri no tariki ya 11 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025. Uyu munsi rero nibwo hari hateganyijwe cyangwa se hari hategerejwe kuburana ku ifunga n'ifungurwa rya bamwe mu baregwa ku cyaha cyangwa se bakurikiranyweho icyaha cyo gukwirakwiza video y'ubwambure ya yampano, aho yarari gutera akabariro n'umugore babana ariko bitemewe n'amategeko. Ngira ngo ayo makuru twayabagejejeho. Rero bamwe mu bari bayikurikiranyweho bagera kuri 6, harimo uwitwa Jihad cyangwa se uzaba kiriho Spiriani, harimo uwitwa Pazoman cyangwa se Ishimwe Patrick, harimo kandi n'uwitwa Kalisa John cyangwa se K John Wakabi. Abo rero nibo bari bazwi cyane ku mbuga nkoranyambaga, ariko hari n'abandi, ngira ngo harimo uwitwa François Xavier, harimo n'abandi benshi. Gusa abo ngabo nibo twibandaho kubera ko aribo bazwi cyane ku mbuga nkoranyambaga. By'umwihariko rero hakaba hafitwe amatsiko y'umuntu bita Jihad. Uyu munsi rero mu gitondo cyo kuri tariki ya 11 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025 nibwo twasesekaye ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, ahagiye kubera iburana cyangwa se iburanishwa ku ifunga n'ifungwa ry'agateganyo ku byaha abangaba bakurikiranyweho. By'umwihariko Jihad akaba akurikiranyweho ibyaha bigera kuri 6 byose. Ibyo rero nibyo ari buze kuzakuba yaburanaho. Uyu munsi hakaba hari buze kuba, ngira ngo uyu Jihad cyangwa se n'abagenzi be nibaramuka basomewe cyangwa se batsinzwe kuri iyo minsi 30 y'agateganyo, baraza koherezwa kuri gereza nkuru, ngira ngo niba ntibeshye. Rero mu masaha y'isa 12 nibwo abanyamakuru bari basesekaye hariya Kicukiro ku rukiko rw'ibanze. Ni mu gihe imodoka yarizanye abangaba bakurikiranyweho ibyaha baje kuburana. Imodoka yahasesekaye mu isaha y'isa 2:20 gutyo, nibwo imodoka yari ihageze. Mu gihe abantu bari bategereje ko bashobora kuza kuhagera mu masaha y'isa 6 kubera ko hari ibitangazamakuru byari bitarahagera, kubera ko ubushize byamenyeshejwe ko isaha ari saa 6 z'amanywa. Ni mu gihe hari abandi rero bavuze bati ubushize Jihad ntabwo twigeze tumufatisha kubera ko yahageze mu masaha y'isa 10 za mu gitondo zishyira saa 11, hanyuma mu gihe itangazamakuru ryo ryahageze bwakeye bikaza gutuma batari buze kuba bamufatisha. Ku bw'amahirwe Jihad yaje gukubwa, agerageza gushaka kwihagarika, hanyuma rero aza kuba ngombwa ko asohoka ajya kuri toilette. Nibwo video mwakomeje kugenda mubona, nibwo iyo video yafashwe. Jihad yaragiye kuri toilette, biba ngombwa ko itangazamakuru rihita rimufatisha. Ngira ngo nkuko mubizi rero mu rukiko mw'imbere nta muntu uba wemerewe kuzamura igikoresho icyo ari cyo cyose, haba igifata amajwi, igifata amashusho, haba yewe na kuteri, ndetse n'umuntu ugwamagaye ntabwo uba wemerewe kumwitaba. Niyo mpamvu rero amashusho y'imbere mu rukiko ntabwo apfa kugaragara kereka iyo byabaye ngombwa. Ariko kuri urubanza rwa Jihad bo
ntabwo biba byemewe cyane. Ngira ngo nimba munabizi, hari umunyamakuru bita Jean Paul Nkundineza wagerageje kuba yafata telefone, hanyuma rero aza kuza kuba yasohorwa mu rukiko. Nyamara iyo telefone ngo yaragiye guhamagara umuntu cyangwa se kwitaba, hanyuma urukiko rubona ko ashobora kuba agiye gukoresha telefone mu gufata amashusho cyangwa se gufata amajwi, hanyuma bahita bamusohora. Ntabwo ari uwo gusa, kubera ko n'uwitwa Punditsi nawe yagize gutya ngo ashyire kuteri mu matwi cyangwa se azikuremo, hanyuma biba ngombwa ko yikora ku mufuka ari gushakisha telefone kugira akuremo kuteri cyangwa se azishyiremo. Urukiko rukeka ko yaba agiye kubikoresha mu gufata amajwi cyangwa se amashusho, biba ngombwa ko bamusohora. Ngira ngo mwabyumvise rero, ntago biba byemewe. Niyo mpamvu amashusho mubona aba ari ayo hanze rero imfungwa cyangwa se abagororwa bahageze. Nimba witegereje muri video rero, ngira ngo wabonye uko Jihad yageze ku rukiko ndetse n'abagenzi be, aho uyu Jihad yari yambaye ikote rifunze no mu maso hose, yari yambaye inkweto za supresi, yari yambaye kandi ipantaro ya jogging ijya gusa umwera ariko ifite ibara rya giri risa nkaho ryerurutse. Abantu bati ese Jihad ko ndeba atari kureba, buriya aragukandagira gute? Ariko yari yambaye umupira ufite imashini ifutse hose no mu maso. Nimureba hano muri no video muraza kubibona. We ikintu yakoraga ni ugukurikira aho ikirenge cy'abandi bamuri imbere kiri, hanyuma nawe agakandagira aho ngaho. Ariko ubwo yamanukaga kuri escalier yururutse mu modoka, yashatse kugwa hasi kubw'amahirwe ntabwo byakunze. Abantu bakibaza bati ese kuki Jihad cyangwa se n'abandi bose baza bipfutse mu maso kandi nyamara tuba tubazi, ubundi baba bahisha iki? Ese ko ari umuntu wari umenyereye ibintu bya kamera, kubera iki agerageza kwipfuka mu maso? Kuki iyo bagiye gukora ibyaha batihisha cyangwa se batagira isoni z'uko byazajya hanze, ariko nyamara mu gihe baje gukurikiranwa cyangwa se kubazwa ku byaha bakoze bakaza bipfutse mu maso? Ibyo rero nibyo abantu barimo baribaza, aho bavuga bati Jihad kuza yipfutse mu maso kandi azi ko abantu bari bumubone n'ubundi nta kintu aba yakoze. By'umwihariko abaturage bafite amatsiko yo kureba mu mutwe wa Jihad, kureba nimba azaba yakuyemo yaduraga cyangwa se nimba azaba ayambaye. Gusa ariko icyo nakumara amatsiko nuko iyo baje kuburana hano baba bakiri abere, baba bakurikiranywe ariko batarahamwa n'icyaha. Niyo mpamvu rero baza bambaye uko bashatse. Ariko iyo bageze muri gereza cyangwa se icyaha kibahamye, ibyo bambaye cyangwa se haba iyi myenda bapfuka mu maso, haba ingofero ndetse n'iziduraga, byose babikuramo ndetse yewe bakanogoshwa imisatsi. Ubwo rero abafite amatsiko yo kureba mu mutwe wa Jihad, mutegereze kubw'ibyago cyangwa se kubw'amahirwe make icyaha nikimuhama, iriya duraga iraza gukurwamo, hanyuma murebe uruhara rwe. Ariko icyaha nikitamuhama araza gutaha. Gusa ariko bikubiye gakeya ko yataha, kubera ko ibyaha bitandatu byose biragoye ko yabicika, kubera ko ashobora gutsinda icyaha cyo kuba yarasakaje amashusho ya mpano, icyo ngicyo akakirokoka, ariko simpamya ko ibindi byaha by'abamureze bose ariko yaza kubicika. Hari abantu rero bivugwa ko ngo bamutangiye ibirego, ntabwo ndi buze gutanga amazina, ariko bamwe bazwi, harimo umugore w'umuhanzi uzwi unakunzwe, ngo biravugwa ko ngo ashobora kuba yaratanze ikirego. Hari n'abandi benshi bivugwa ko ngo batanze ikirego ku kuba yaraharabitse akinjirira mu miryango yabo cyangwa se akamena amwe mu mabanga y'ingo zabo, bigatuma bamutangira ikirego. Ubushize twumvise ko Murangira Bitsera, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, yatangaje avuga ko Jihad bamureze ibyaha 9, kubw'amahirwe 3 biba iby'imbonezamubano, hanyuma ibindi 6 birakomeza biramukurikiranwa. Rero muri uku kuburana n'ubundi araza kuba aburana ku byaha 6 byose. Numvise hari n'abavuga ngo hongerewemo ibindi 3 biba 12, ariko icyo nzi nuko ari 6 ubwo duheruka. Ese araza kubicika cyangwa araza kugira ibyo ahamwa nabyo
hanyuma akomeze afungwe. Hari abari kubyinira ku rukoma bati Jihad nafungwe, abandi bati Jihad natahe umushu turamukumbuye, ariko byose urukiko buriya ruraza gusuzuma neza hanyuma rutange ubutabera ku mpande zombi, haba uyu Jihad ndetse n'abo yakoreye ibyaha. Ubwo icyaha nikimuhama aratabwa muri yombi mu gifungo cy'iminsi 30, ubwo ni ukuburana afunzwe kuko nibyo bigiye kuburanwa hano. Hanyuma kandi nibitamuhama araza gukurikiranwa adafunzwe cyangwa se arajya aburana ataha, kimwe nuko ashobora gukomeza akazi ariko yitaba urukiko, nabyo birashoboka. Rero nibyo tugiye kureba hano. So rero ndagira ngo hano dukande aho handitse ijambo subscribe kugira ngo mutaza gucikwa, hanyuma andi makuru turaza kumenya kuri uru rubanza rugiye kubera hano Kicukiro. Ayo makuru nayo turaza kuyabagezaho. Reka nkwibutse ko uba uri kumwe nanjye Kizo, ni mu gihe iyi ngiyi ari Kizo Empire. Reka nkubwire ngo ni mu kanya.